uramutse ushyize umutima wawe wose ku muntu ukamukunda by'ukuri ukamwizeramo ubuzima bwawe bwose, hanyuma umunsi umwe ugatungurwa no kumenya ko hari undi muntu yari yihishe inyuma y'urukundo rwanyu, ese wakomeza kumurwanira cyangwa wakwemera kurekura nubwo umutima wawe waba uri kubabara? Iyi ni inkuru ya Sophia, umukobwa yari warabonye urukundo yatekerezaga ko rwazamuhindurira ubuzima. Yari yizeye ko amaherezo yabonye umuntu uzamukunda by'ukuri, ariko hari ibanga rikomeye ryari ryihishe inyuma y'inseko za Daniel. Ibanga ryari rigiye kumenagura umutima we rikamusigira isomo atazigera yibagirwa ubuzima bwe bwose. Nitwa Sophia, ndi umwarimukazi ukora mu kigo gito giherereye mu mujyi wa Nashville. Nkunda cyane akazi kanjye ko kwigisha abana bimesha ibyishimo byinshi. Abanyeshuri banjye ni beza, bafite ubwenge kandi bakunda kwiga. Buri munsi bamfasha kumwenyura no gukunda umurimo wanjye kurushaho. Umwaka ushize ku ishuri ryacu haje umwarimu mushya witwaga Daniel. Yigishaga imibare. Daniel yari umugabo ugira urugwiro, useka neza kandi uvugana n'abantu mu buryo bubatera kwisanzura. Iyo yabaga ari hafi yanjye numvaga nishimye. Twakundaga kuganira cyane mu gihe cyo gufata ifunguro rya saa sita. Twasangiraga inkuru zitandukanye n'ubuzima, tugaseka cyane kandi tukarushaho kumenyana. Nyuma y'igihe gito twatangiye kumarana umwanya munini. Nari natangiye kumwishimira cyane. Daniel yatumaga numva mfite amahoro n'umutekano iyo twabaga turi kumwe. Numvaga mfite ibyishimo bidasanzwe. Muri icyo gihe sinari nzi ko Daniel yashatse. Nta na rimwe yigeze ambwira ko afite umugore. Kubera iyo mpamvu natekerezaga ko ari umugabo wigenga. Yamfashaga igihe nagiraga ikibazo, akanyumva kandi akanyitaho. Buhoro buhoro natangiye kumva umutima wanjye umwerekezaho. Buri gitondo nabyukaga nishimye ko ngiye kumubona ku ishuri. Buri gihe natindaga gutaha kuko nifuzaga kuganira nawe igihe kirekire. Umunsi umwe nabwiye inshuti yanjye magara Reni nti ndumva natangiye gukunda Daniel. Reni yaramwenyuye arambwira ati niba ari umuntu mwiza nk'uko ubimbwira birashoboka ko nawe agukunda. Ayo magambo yatumye umutima wanjye urushaho kugira icyizere. Natangiye gutekereza ko hari urukundo rwiza rwari rugiye gutangira hagati yacu. Ariko umunsi umwe habaye ikintu ntari niteze na gato. Nari ndi mu rugo nimugoroba maze telefone yanjye irasona. Ndeba nimero ihamagara nsanga ntayo nzi. Naritabye nti hello. Ijwi ry'umugore ntari nzi riransubiza riti ese ndi kuvugana na Sophia? Naramusubije nti yego ni njye. Wowe urinde? Yarahumetse gato maze aravuga ati nitwa Kirere. Nari nkiri kumutega amatwi. Hanyuma yongeraho amagambo yihindiye ubuzima bwanjye mu kanya gato. Ati njye ndi umugore wa Daniel. Tumaze imyaka 5 tubana nk'umugore n'umugabo. Ako kanya umutima wanjye warahagaze. Numvise amaboko yanjye akonje. Sinashoboraga kuvuga. Naratunguwe cyane maze ndamubaza nti uvuze ngo mwarashakanye? Uri umugore wa Daniel? Yaransubije mu ijwi ryuje agahinda ati yego, ndacyamukunda kandi sinifuza gutakaza urugo rwanjye. Numvise isi nyikoreye. Nari nkiri kwibaza niba ibyo numvaga ari ukuri cyangwa ari inzozi mbi. Kirere yakomeje ambwira ko yari yarambonye nkiri kumwe na Daniel kandi ko yahisemo kumpamagara kugira ngo menye ukuri. Naramubwiye nti sinari nzi ko Daniel yashatse. Nta na rimwe yigeze abimbwira. Kirere yaracecetse akanya gato, hanyuma aravuga ati ariko n'ubundi nshobora kukwereka ukuri niba utari kunyizera. Ngiye kukoherereza amafoto yacu. Hashize akanya gato amafoto arahagera. Natangiye kuyareba rimwe kuri yindi. Muri aya mafoto Daniel na Kirere bari kumwe baseka. Hari amafoto yabo bari mu biruhuko, andi bafatanye ku ntoki, ndetse n'andi agaragara ko bari umuryango wishimye.
Ako kanya nibwo nasobanukiwe ko ibyo Claire yavugaga byose ari ukuri. Amaso yanjye yuzuye amarira. Natangiye kwibuka ibihe byiza byose nari maranye na Daniel. Natangiye kwibaza nti kuki atambwiye ukuri, kuki yahisemo kumbeshya. Numvise mbabaye cyane. Ntabwo nari narigeze nshaka kubabaza undi mugore cyangwa gusenya umuryango w'umuntu. Claire yarangije ambwira ati, ndakwinginze Sophie, ntusenye umuryango wanjye, nkeneye ubufasha bwawe. Ayo magambo yagumye yumvikana mu mutima wanjye. Nyuma yo gutuza gato, naramubwiye nti, ndasaba imbabazi, sinari nzi ukuri. Nari narabeshywe na Daniel. Muri uwo mwanya nahise mfata icyemezo gikomeye. Nafashe umwanzuro wo kutazongera kubonana na Daniel nk'uko byari bisanzwe. Bukeye bwaho, nahuye na Daniel ku ishuri. Nageze ku ishuri umutima wanjye uremerewe. Iryo joro sinari nasinziriye neza. Amagambo ya Claire n'amafoto yari yanyohereje byari bikomeje kunzenguruka mu mutwe. Nageze ku ishuri nsanga Daniel ari kumwe n'abandi barimu nk'uko bisanzwe. Yarasekaga nk'ibisanzwe gusa ntiyari azi ibyabaye. Akimara kumbona, yaranyegereye aramwenyura nk'ibisanzwe. Arangije ati, muraho Sophie. Naramurebye numva sinamuvugisha. Nyuma gato inseko ye yarankururaga, ariko uwo munsi byari bitandukanye. Naramurebaga nkibuka ukuntu yambeshye, nkumva ndababaye. Hanyuma naramubwiye nti, Daniel, hari ibyo nshaka ko tuvugana. Mu maso ye hagaragaye gutungurwamo gake. Yaransubije ati, yego nta kibazo. Twagiye ahantu hatuje inyuma y'ishuri, kure y'aho abandi bantu bari bari. Nafashe umwanya muremure kugira ngo mbashe kuvuga. Hanyuma ndamubwira nti, ejo nahamagawe na Claire. Akimara kumva iryo zina, isura ye yahise ihinduka. Inseko yari afite ihita ishira. Yaracecetse akanya gato, hanyuma aravuga ati, oya. Namurebye mu maso. Yambwiye ibintu byose. Daniel yahise yubika umutwe. Numvaga uburakari n'agahinda binyuzuye. Nyuma y'akanya gato yaravuze ati, nari nkwiye kubikubwira. Naramusubije nti, yego wari ukwiye kumbwira kuva ku munsi wa mbere. Yahise areba hasi nk'umuntu ufashwe n'isoni. Naramubajije nti, kuki utambwiye ukuri? Daniel yarahumetse cyane maze aravuga ati, nari mfite ubwoba. Naramubajije nti, ubwoba bw'iki? Nari mfite ubwoba bwo kugutakaza. Numvise ayo magambo yarankomerekeje kurushaho. Naramurebye maze ndamubwira nti, ariko wari usanzwe ufite umugore? Wari ufite Claire? Yahise aceceka. Narakomeje nti, ntabwo wari ufite uburenganzira bwo kunyinjiza muri ibi byose. Amaso ye yari yuzuye kwicuza. Yarambwiye, nakoze ikosa rikomeye Sophie. Ntabwo ari ikosa gusa. Daniel, warambeshye. Aya magambo yatumye aceceka burundu. Nyuma y'akanya gato yarambwiye ati, mbabarira, ndasaba imbabazi. Ariko nubwo yasabaga imbabazi, umutima wanjye wari wamaze gukomereka cyane. Naramubwiye, narakwizeye pe. Nari nzi ko uri umuntu uvugisha ukuri. Daniel yaranyitegereje nk'ushaka kumbwira ikintu gikomeye. Hanyuma aravuga ati, Sophia, ndagukunda. Ayo magambo yatumye umutima wanjye urushaho kubabara. Claire yaza kubimbwira, yari kungira umuntu wishimye cyane. Ariko uwo munsi, ayo magambo yari yatakaje agaciro kayo. Naramubwiye nti, niba unkunda koko, kuki wampisha ukuri? Nta gisubizo yari afite. Yaracecetse. Narakomeje nti, Claire aracyagukunda, aracyarwanira urugo rwanyu. Daniel yahise areba kure. Nabonaga ko atazi icyo kuvuga. Naramubwiye nti, ntabwo ushobora kugira ubuzima bubiri icyarimwe. Ntabwo ushobora gukomeza kubana n'umugore wawe kandi ukambwira ko nkunda. Yaracecetse. Nyuma y'akanya gato yarambwiye ati, nkeneye igihe. Naramurebye maze ndamusubiza nti, igihe cyo gukora iki? Igihe cyo gutekereza. Naramwenyuye buhoro,
ariko ako kamwenyuro kari ak'agahinda. Niba kuko ukeneye igihe gifate. Yahise agaragaza isura isa neza, ariko narakomeje nti ariko sinzagutegereza. Ayo magambo yahise amuca intege. Numvise amarira ashaka kuza mu maso yanjye, ariko sinashakaga kurira imbere ye. Nari nkeneye gukomeza kuba umuntu ukomeye. Naramubwiye nti ndagukunda Daniel, ariko sinshobora gukomeza kuba mu buzima bw'ibinyoma. Yagerageje kuvuga ikindi, ariko sinamuhaye umwanya. Narahindukiye ntangira kugenda. Buri ntambwe nateraga numvaga umutima wanjye ubabaye. Numvaga nshaka gusubira inyuma nkamuhobera, ariko nari nzi ko ibyo byari kuba ari ikosa. Nageze mu rugo uwo mugoroba mfite agahinda gakomeye. Sinifuzaga kurya, sinifuzaga kureba televiziyo. Nicaranye agahinda kanjye njyenyine, niciye hafi y'idirisha ndeba ibiti binyeganyezwa n'umuyaga. Ikirere cyari kijimye nk'uko umutima wanjye wari umeze. Nakumburaga Daniel, nakumburaga ibyo twaganiraga, nakumburaga uburyo yankomezaga, ariko nari nzi ko nakoze ikintu gikwiye. Nubwo byambabazaga, nari nahisemo kubaha urugo rw'undi mugore no kubaha agaciro kanjye. Ariko iminsi yakurikiyeho ntiyari yoroshye na gato. Buri gitondo najyaga ku kazi ngaragaza kwitwara nk'aho byose ari byiza, ariko imbere mu mutima wanjye hari agahinda gakomeye. Nakomezaga kwigisha abanyeshuri banjye no kubitaho nk'uko bisanzwe. Narabasakiraga kandi nkabafasha kwiga, ariko iyo nabaga ndi njyenyine numvaga meze nk'umuntu wazimiye. Nari nkiri kubabara kubera ibyo Daniel yankoreye. Umunsi umwe nimugoroba nahamagaye inshuti yanjye Rena. Naramubwiye nti Rena, ndashaka ko duhura, hari ibyo nkeneye kukubwira. Twahuriye muri cafe nto yari iri aho hafi y'urugo rwanjye. Akimara kumbona yahise amenya ko ntameze neza. Yaricaye ategereza ko mvuga, nuko ntangira kumubwira ibintu byose. Namubwira uko Claire yampamagaye, namubwiye amafoto yanyoherereje, namubwiye uko nahuye na Daniel ndetse nuko namubwiye ko tutagomba gukomeza kubonana. Rena yanteze amatwi atampagaritse. Yari azi neza ko nababaye. Amaze kumva inkuru yose, yafashe ukuboko kwanjye maze aravuga ati Sofia, wakoze ikintu gikomeye cyane. Naramurebye nti ariko birambabaza cyane. Yaramwenyuye buhoro. Birumvikana ko bikubabaza. Wakundaga Daniel. Ayo magambo yatumye amarira aza mu maso yanjye. Rena yarakomeje ati ariko niho ari gushobora kuba ibyishimo byawe, ariko niho ari gushobora kubaka ibyishimo byawe ku mubabaro w'undi muntu. Naracecetse, ntekereza ku byo yari avuze. Yari afite ukuri. Rena yongeyeho ati ububabare ufite uyu munsi buzashira. Komeza kwihangana. Ibyo biganiro byaramfashije cyane. Numvise ntari njyenyine. Numvise mfite umuntu unyumva. Nyuma y'iminsi mike natangiye gutekereza kuri Claire. Nari nkiri kwibaza uko ameze. Nari nkiri nibaza niba yari afite amahoro cyangwa niba yarakomeje kubabara. Amaherezo nafashe icyemezo cyo kumuhamagara. Naramubwiye nti Claire, niba ubishaka twahura tukaganira. Yarabyemeye. Twahuriye muri parike yari hafi y'aho yari atuye. Hari ahantu hatuje cyane. Ibiti birebire byari bikikije iyo pariki, inyoni ziririmba, umuyaga woroshye uhuha. Igihe namubonaga aje, numvishe mfite ubwoba. Sinari nzi ko ikiganiro cyacu kiri bugende. Claire yaransuhuje mu bwitonzi. Yagaragaraga nk'umuntu unaniwe cyane. Amaso ye yerekanaga ko yari amaze igihe arwana n'agahinda. Yicaye iruhande rwanjye maze aravuga ati urakoze kuba wemeye ko duhura. Naramusubije nti nigomba kugushimira, kandi ndashaka kongera kukubwira ko mbabajwe n'ibyawe. Claire yarunamyemo gato arambwira ati ntabwo amakosa ari ayawe. Twese twaracecetse akanya gato. Nyuma y'ako kanya gato Claire yaravuze ati nkunda Daniel. Ijwi rye ryuzuye ububabare.
ariko mfite ubwoba ko ashobora kunsiga. Numvise umutima wanjye ubabaye ku bwe, nabonaga neza ko yari umuntu wakomeretse. Naramubwiye nti, Claire, uri umugore ukomeye. Yaranyitegereje, narakomeje nti, ikintu cy'ingenzi ni ukumenya ukuri. Ukwiriye umuntu ukubwiza ukuri kandi ukubaha. Amarira yatangiye kuza mu maso ye, yarambajije, utekereza ko nkiri ingenzi kuri we? Naratekereje akanya gato mbere yo gusubiza. Sinashakaga kumubeshya. Naramubwiye nti, sinzi icyo Daniel atekereza ubu, ariko icyo nzi ni uko ukwiriye kubahwa no gukundwa by'ukuri. Claire yahise amwenyura bwa mbere kuva twahura. Urakoze Sophia. Twakomeje kuganira igihe kirekire, twari twatangiye kumvikana. Twese twari twakomerekejwe n'umuntu umwe, twese twari dukeneye gukira. Igihe natashye uwo munsi, numvise hari umutwaro muremure mvuye ku mutima wanjye. Nari nkiri mu gahinda, ariko natangiye kubona urumuri ruto rw'icyizere. Natangiye kumva igihe kizagera nkakira, kandi icyo gihe cyari kigiye kuza vuba kurusha uko nabitekerezaga. Nyuma yo guhura na Claire, numvise umutima wanjye woroheyemo gato. Nari nkiri mu gahinda, ariko hari ikintu cyahindutse muri njye. Numvaga mfite imbaraga zo gukomeza ubuzima. Nari nzi neza ko icyemezo nafashe ari cyo gikwiye. Nahisemo gukomera, nahisemo kuguma kure ya Daniel, naretse kumuhamagara, naretse gusubiza ubutumwa bwe. Nari nkeneye umwanya wo kugira ngo ibikomere byari mu mutima wanjye bishire. Ku ishuri nakomeje kwita ku kazi kanjye. Abanyeshuri banjye bakomeje kumpa ibyishimo, mbabaza ibibazo byinshi bagaseka, kandi bakanyereka urukundo rwinshi. Iyo nabaga ndi kumwe nabo, nibagirwaga ibibazo byanjye akanya gato. Ariko iyo nageraga mu rugo njyenyine, agahinda karagarukaga. Nakumburaga ijwi rya Daniel, nakumburaga uburyo twasekaga turi kumwe, nakumburaga uburyo yandebaga. Byari bigoye cyane kwibagirwa umuntu nari naratangiye gukunda by'ukuri. Umunsi umwe nimugoroba, nicaye ku gitanda, ndeba hejuru ku gisenge. Natangiye kwibaza nti, ni iki nshaka mu buzima? Ni iki nakora kugira ngo nongere kubona amahoro? Natekerezaga igihe kirekire, nuko igisubizo kiraza. Nari nkeneye gutangira ubuzima bushya. Nari nkeneye ahantu hashya, ahantu hatari huzuye ibikomere n'amateka ya Daniel. Bukeye nahuye na Rena. Naramubwiye nti, Rena, ndashaka kuva muri uyu mujyi. Yaratunguwe cyane, maze arambwira ati, uravuze ngo ushaka kuva muri uyu mujyi? Ushaka kwimuka se? Naramusubije nti, yego. Naramubwiye ati ahantu hose najya, ariko ntabona ibintu binyibutsa Daniel. Rena yaratekereje akanya gato, hanyuma aramwenyura. Niba ari by'umutima wawe gusaba, ugomba kubikora. Ayo magambo yampaye icyizere. Natangiye gushaka akazi mu wundi mujyi. Hashize icyumweru kimwe, mbona amatangazo y'akazi mu mashuri yo mu mujyi witwaga Mope Bride. Bari bakeneye umwarimu w'icyongereza. Nahise nanga dosiye zanjye. Nyuma y'iminsi mike, barampamagaye ngo nkore interview y'akazi. Nari mfite ubwoba bwinshi, ariko naragiye. Umuyobozi w'iryo shuri yaranganirije neza cyane. Yambajije ibijyanye n'uburambe bwanjye ndetse n'uburyo nkunda kwigisha abana. Nyuma y'ikiganiro, yaranyitegereje aramwenyura. Ati, Sophie, twifuza ko watangira gukorana natwe. Umutima wanjye wahise usimbuka kubera ibyishimo. Naramubajije nti, natangira ryari? Ukwezi gutaha. Nari ngiye gutangira ubuzima bushya. Nkimara kuva aho, nahise mpamagara Rena. Amakuru namubwiye, yahise aseka cyane. Yarambwiye ati, nari nzi ko reka uzakabona. Igihe namubwiraga ko ngiye kwimuka, yaramobeye cyane. Ati, nzagukumbura nshuti yanjye. Nanjye naramubwiye ati, nanjye nzagukumbura cyane. Ariko twembi twari tuzi ko byari bikenewe. Nyuma y'ibyo, natangiye kubwira abanyeshuri banjye ko ngiye kubasezera. Bamwe bahise barira,
Miss Sophia ntugende. Ayo magambo yanshenguye umutima, narabahobeye ndababwira nti nanjye nzabakumbura. Ku munsi wa nyuma ku ishuri twarakinnye, turaseka kandi dufata n'amafoto menshi yo kwibuka. Hari ibyishimo ariko byari agahinda gutandukana. Nageze mu rugo ntangira gutegura ibintu byanjye, nashyize imyenda mu mavarisi, nashyizemo ibitabo byanjye n'ibindi bintu by'ingenzi. Mu gihe nari ndi gutunganya ibintu, nabonye amafoto nari mfite ya Daniel. Narayafashe ndayareba, yanyibukije ibihe byiza twigeze kugirana, ariko yanyibukije n'ububabare bwinshi. Nayashyize ku ruhande, sinashakaga kujyana n'ayo mateka mu buzima bwanjye bushya. Hashize iminsi mike, umunsi wo kwimuka uragera. Ninjira muri aho hantu hashya nari ngiye gukorera bwa mbere. Numvise ibintu bitandukanye, umwuka waho wari utuje. Imihanda yari myiza kandi ituje. Inzu zifite amabara meza, ibiti byinshi byari bikikije uwo mujyi. Numvise umutima wanjye utangiye kongera guhumeka. Nari ngeze ahantu hashya, ahantu hatari huzuyemo amarira yanjye ya kera, ahantu hashoboraga kumpa amahirwe mashya yo kongera kubaho. Nyamara kugera aho hantu hashya, natangiye kumenyera ubuzima bushya buhoro buhoro. Uyu mujyi wari utandukanye cyane n'uwo nari ntuyemo mbere. Mu gitondo numvaga amajwi y'inyoni ziririmba, imihanda yari ituje, abantu bakagira urugwiro, kandi ikirere cyaho cyatumaga umuntu yumva afite amahoro. Nimukiye mu nzu nto ariko nziza cyane. Yari ifite balkoni nto yarebaga mu busitani burimo indabyo nziza. Natangiye kuyitunganya uko nkunda. Nashyizemo ibitabo byanjye, ngura indabyo nshya ndetse n'imyenda mishya yo mu nzu, kugira ngo wumvikanemo ko nk'aho ari iwanjye koko. Nifuzaga ko aho hantu haba intangiriro nshya y'ubuzima bwanjye. Mu minsi yakurikiyeho natangiye akazi kanjye ku ishuri rishya. Abarimu baho banyakiriye neza cyane. Bamwe baje kundamutsa ku munsi wa mbere bati, murakaza neza Sophie, niba hari icyo mukeneye ntimuzitangire kutubwira. Ayo magambo yanyeretse ko nari nageze ahantu heza. Naje guhura n'abanyeshuri banjye bashya. Bari bato kurusha abo nigishaga mbere, ariko bari bafite urukundo rw'ubwuzu nk'urwo nari nsanzwe menyereye. Bambazaga ibibazo byinshi bisekeje. Madame Sophie, mufite imbwa? Murankunda? Mukunda shokora? Mushobora kuririmba? Iyo nabumvaga, narasekaga nkumva umutima wanjye ugenda woroha buhoro buhoro. Natangiye kongera kuba Sophia nari ndiwe mbere. Ibyumweru byarashize. Natangiye kugira inshuti nshya. Natemberaga muri parike nimugoroba. Nasomaga ibitabo byinshi. Naryamaga neza kurushaho mbere. Kandi buri munsi washiraga, agahinda kari kamaze igihe kinini mu mutima wanjye kagendaga kagabanuka. Umunsi umwe nyuma ya saa sita, telefone yanjye yarasonye. Nafunguye ubutumwa kwari buvuye kwa Claire. Umutima wanjye wahise utera cyane. Nafunguye ubutumwa ntangira gusoma. Muraho Sophie, nizere ko meze neza. Nagira ngo nkubwire amakuru mashya. Jye na Daniel twafashe icyemezo cyo kugerageza gukemura ibibazo byacu. Twatangiye kujya mu nama z'abashakanye kugira ngo twongere twubake urugo rwacu. Daniel ari kugerageza kuba inyangamugayo no kuvugisha ukuri. Ndashaka kugushimira kubw'ineza n'ubupfura watugaragarije. Sinzigera nibagirwa umutima wawe mwiza. Sinzigera nibagirwa umutima mwiza wagize. Nasomye ubwo butumwa inshuro nyinshi. Numvaga umutima wanjye utuje. Numvaga nta rwango nkifite. Numvise amahoro nari narabuze igihe kinini agarutse. Nahise musubiza nti, nishimiye kubyumva Claire. Uri umugore ukomeye cyane. Nkwifurije ibyiza byose. Komeza kurinda umutima wawe kandi ugire amahoro. Nyuma y'iminota mike yaranshubije ati, urakoze Sophie. Nanjye nkwifurije ibyishimo byinshi. Nkimara gusoma ubwo butumwa naramwenyuye. Bwari ubwa mbere nyuma y'amezi menshi numvishe umutima wanjye worohewe rwose. Nashyize telefone hasi maze ndeba hanze y'idirishya. Umuyaga woroshye winjiraga mu nzu. Numvise amahoro menshi.
Muri uwo mugoroba nagiye kwicara muri parike. Izuba ryari ririmo rirenga. Ikirere cyari gifite amabara meza y'umuhondo n'umutuku. Abana barakinaga hafi aho, abantu banyuraho baganira bishimye. Nicaye maze nibwira nti ndimo gukira. Yego njye nyuzamo nkibuka Daniyeli rimwe na rimwe, nkibuka ibihe twasekaga, nkibuka amagambo meza yambwiraga, ariko ayo ni amateka ntiyari agifite imbaraga zo kunsenya. Nari narize isomo rikomeye. Urukundo rushobora kuba rwiza cyane, ariko urukundo rudafite ukuri n'ubunyangamugayo ruzana ububabare. Kandi rimwe na rimwe kurekura umuntu ukunda ni ikintu cyiza ushobora gukorera umutima wawe. Ubuzima bwanjye bwari butangiye guhinduka. Mu mpera z'icyumweru kimwe nagiye mu iduka ricuruza ibitabo. Nkunda cyane gusoma, bityo aho hantu hahise hamera nk'ijuru rito ryanjye. Nari nkiri kureba ibitabo, umugore umwe aranyegera aramwenyura. Ndabona uri mushya hano? Naramusubije nti yego, nimukiye hano vuba aha. Yampaye igipapuro kiriho amatangazo. Ati buri wa gatanu duhura hano tugasangira ibiganiro. Niba ubishaka ushobora kuzaza. Naramwenyuye, byaranshimishije cyane. Ku wa gatanu nahise njyayo. Nahasanze abantu benshi bafite urugwiro. Twaraganiriye ku bitabo, ku buzima no ku nzozi zacu. Twarishimye cyane. Bwari ubwa mbere numvise nongeye kugira aho ndi. Mu bantu bose bari aho hari umugabo umwe witwaga Ethan. Yari umuntu utuje ariko ufite umutima mwiza. Yari yicaye iruhande rwanjye. Yarambajije ati ni ibitabo bwoko ki ukunda gusoma? Naramusubije ni nkunda inkuru zivuga ku buzima, urukundo n'amasomo umuntu yagira mu rugendo rwe. Yaramwenyuye nanjye nibyo nkunda. Twakomeje kuganira igihe kirekire. Namubwiye ko ndi umwarimu. Nambwira ko yigisha amateka ku rindi shuri riri hafi aho. Igihe nimugoroba nari ngiye gutaha, numvise ikintu nari maze igihe kinini ntarumva. Icyizere. Sinari nzi icyo ejo hazaza hari kuma. Sinari nzi niba Ethan yari kuzaba inshuti isanzwe cyangwa niba hari ikindi cyari kuzava hagati yacu, ariko hari ikintu kimwe nari nzi neza. Umutima wanjye wari wongeye gufunguka. Nari nongeye kwitegura kwakira ubuzima. Nari nize byinshi ku rukundo, ku kubabarira n'ukuri, kandi nari niteguye gutangira igice gishya cy'ubuzima bwanjye. Bakunzi bacu, iyi nkuru twigisha ku rukundo nyarwo rutagomba kubakwa ku binyoma cyangwa ku mabanga. Nubwo Sophia yababaye cyane, yahisemo gukora ikintu gikwiye aho gukora ikimushimisha gusa. Yatekereje ku mutima wa Claire, yubaha agaciro ke ndetse yubaha n'agaciro k'urugo rw'undi muntu. Hari igihe ubuzima butugerageza bukaduha amahitamo akomeye. Hari igihe tugomba kurekura ibyo dukunda kugira ngo twirinde kubaho mu bubabare cyangwa kubabaza abandi. Icy'ingenzi ni uko niyo umutima wawe wababaye uyu munsi, ubuzima ntiburangiriraho. Ibihe bibi birashira, ibikomere birakira, kandi amahirwe mashya arongera akaza. Ntuzigire wemera ko umuntu akubeshya cyangwa agutesha agaciro. Ntuzigire wemera ko umuntu akubeshya cyangwa agutesha agaciro nk'aho ariwe uzagena ejo hawe hazaza. Ubaho umutima wawe, ukunda ukuri, kandi ujye wibuka ko urukundo rw'ukuri ruhorana icyubahiro, ubunyangamugayo n'umutuzo. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, ntuzibagirwe kuyisangiza abandi, kuko hari umuntu ushobora kuba ukeneye iri somo muri iki gihe. Murakoze cyane kuba mwakomeje kutwumva kugeza ku musozo. Mugire ibihe byiza.